episode ya 5 sibyo ushobora kwereka hakunino wa undi doruka atsindiye kokaine y'abandi barakwereka mu biryogo mwana twari tuzi ko yatsindiye kokaine y'abandi bayimwaye bamutumye hakunino arabana feri ngizi injangwe bana shewe nebe sinzi hakuno sare sinzi bana chewe bana kora namo dodo bana mudomakanu kakanu nakigiye bunyabungo ujya nibushi bazakundahira nibushi bazakundahira burya kana vaho ngaho kandi tugaruke mu Gitega hari abakiri kwirukanka abasore twabonye barwana sinzi ariko gasani mu Gitega kibunamo amaguru sima ni gatebe gatoca umwe arirukanka undi mukanya undi nawe akamwigaranzura barinze bagera Kiryogo gasani dodo sore jewe swata dodo bana arabashije kagambaje bari kumukubita abazimya sitasiyo ariko akivamo akantu jewe dodo sore yari uyu niwe Kibira yahamagaye cyagiye kare kombe hakunino shika magari yaterewe hejuru mu mwagerageza gushaka ukuntu ari busamaye wereka mu biryogo saa 2:30 abaturutse mu Gitega birukanka ariko sinzi gasani jewe suko birukanka barirukanze gasani u Rwanda ruherera jewe sare giri